zira ndimba ririmba kandi rimbiramo nkuko uko wamubonye uko wamwumvise njye nabandesha kuremba nemba na dore imbogo dore imboga dore ngo dore inuma ngo dore iki subscribe subscribe mwana mbenye ibyo bintu ntago bakibimbaza mwana ntago kubera ko nakutse iryinyo ntago mbasha kubivuga subscribe subscribe ahubwo share bakanda kazogera share bashayinge subscribe bivuga mu nyine oya ntago nabasha kwivuga mwana vuga subscribe kane gatanu twagiye kuze mudir Rwanda bro hayi aramutata yasigayeyo bago sanze zo baramutanze none se kutaza ya wise wivana mu irushanwa wowe byagize genda umusanga Nzovu umva se itubukoje cyane umva se dose no kwiruka to mubazitse impamvu uyoka nafite myoko fete tere pompage ahangaha eshanu ndebe eshanu tere pompage eshanu ndebe eshanu aha kwagiye rimwe ikibura ko gitamanuka rimwe kabiri gatatu kane gatanu nyongeze komeza agira icumi nazagize gatandatu neza mwebwe muri mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino mu gihugu cyacu ndetse no hanze y'igihugu cyacu tubasuza kandi tubaha n'ikaze mu bigano byacu tugenda dukora bigiye bitandukanye uyu munsi rero kuri kamera zacu muri kwareba abagabo cyangwa nembara abasore muraza kumenya ibyabo ukuntu bihagaze kuri kamera zacu cyangwa kuri mu majwi yacu umuntu uri kudutunganyiriza amashusho muri kureba neza ni T-Blaze nanone tukaba tugiye kwaca kuko tuganira n'abantu mureba kagiye kutwibwira bimeze ni mudir Rwanda muri kumwe ni sawa ariko ndeba wifashe cyane utameze fresh fashe mwana ndumva iryinyo ririmo kundya niyo mpamvu cyane bavuga ngo umutsi w'iryinyo urwaye iryinyo ririmo kundya niyo mpamvu ubona nta muri ariko nta kibazo murarira iraza tu Nzovu karama nubwo nigeze mvuga mwenda ngo ni Nzovu ntibigeze wivuga ariko ndabivuze abantu hafi ya bose barakuzi mushitiye kuba tuganira uri kumwe n'umuhungu wawe w'imfura hirya yawe yo ni imfura yanjye usibye ko nagezeho ntandukana na mama we mama yahise agenda aza kumubyara twatandukanye afite inda y'amezi nk'atanu umwana wanjye aza kuvuka ariko aka kanya utuguye gituma rwose yari yaje kunsura nta ribi rwose amakuru nayo mfite nuko yari amaze imyaka maze mutarabonana utari umuzi ntabwo nari nzi aho yabaga urabona nimba umugore ajyanye inda y'amezi 3 ubwo umwana n'ubundi avuka ntabwo tuba turi kumwe urabona imyaka yari ishize urabona ni umusore yameze ubwanwa ni umugabo wa mugani kubera ukuntu ari n'umugabo nawe atangira twibwira bimeze bite musore bimeze bite birimo biravuga icyo ndaboneka njyewe nafite ibibazo n'agahinda ntara mu bipano ngana hejuru 10 mu bipano ni biki byanze bimubaka by'ipano nanjye mfite iko gana bafite ndabona umeze nk'umuntu warize ahubwo warize ufite imyaka ingahe 39 ndetse wicaranye na papa wawe ahangaha ni gute urira papa wawe ko atarageye aho ngaho kugira nkaho ugeze ahangaha urabona uri kurira rwose na kamera maze kumfatira neza fresh bare ukuntu ari kuri uri kwizwa n'iki ega papa ne yabo munani ukabamo ubuyenzi w'icuma na salo ariko buriya nabushoboye ufite kugira ngo nawe ugere mu rwawe uba ahantu wajya gutyo hari ukuntu uvuka ukavuka ugavuka ufite utubazo
bakaburana waba ukaba warara. urimo uravugira mu migani wese sobanura ukuntu ibintu bimeze. Muzugo vuga zerese papa wawe kera bacaga amarenga ikiragi ndacyuba ndagikunda ndanyigoma cyane mbona umuntu amugaye ndamwubaha cyane ushobora kuba ati mfite akantu nkoresha ubona nk'uriya akantu wawugiriyemo nk'abo mpamvu muvuga agana kakabica ukaba dise wamakoma na salo cyangwa akashamburete niberamo ukaba uri ahantu ukodesha inzu ukwezi kwajya tubana agatije umutwe ugapfa ugiye kujya udushyira twizana na capati iyo kibintu ko n'iki yose akagusorera akagusura akanakomera. Ni ibintu biba bitoroshye. Ibyo bibazo rero umuntu aba yifite mu mutwe. Mu myaka yawe 39 ufite bangahe? Amazina yawe Bera Nzovu abya abana benshi. Noneho mu bana bajya kuvuga rura ntibamuvugagamo. Uyu nguyu se urabona uyu nguyu mama yamutwaye indi ifite amezi 3 niyo mpamvu mbese ni nk'imfura yanjye ariko ntuvuge ngo hano ubu ntabwo arimo kurira rega kurira ni ibyishimo kuko twe tumaze igihe tutabonana bara umuntu ufite imyaka 39 nyina amutwaye indi ifite amezi 3 ibi ni ibyishimo naho kuvuga ngo ikibazo ngo getabamo ibikiniki humura wakubitanye na papa wawe sibyo nubwo nyoko yampemukiye we ntabwo ari we wampemukiye ntabwo ibyaha bya nyoko cyangwa iki ntabwo byajya kuwabyaye kandi uri amaraso yanjye sibyo ugeze uti nyina nagwemukiye gute shabyihoreye baze nyina twarashwanye ndifite amezi 3 ahita agenda yari wa muntu mbese ufite amakare mbese yari umuntu ushaka ngo mpangane nawe agashaka ibintu byo gushaka kunkubita kandi akigira icyo abonye cyose naba nagiye mu kazi agashaka kwirirwa yoza akarenge urabona ibintu by'i Kigali yoza akarenge kandi dukeneye kubaho kandi ubwo yari atwite uyu mwana kandi ubwo hari byinshi umwana ari kuvuka kansaba ubwo rero yumvise amabwire y'abandi bantu tenese umugore muremure tura abantu bakamushka mbese urabana Nzovu reshya kuri azakumarira iki ahita acunda ahita agenda ajyana inda y'uyu mwana ahita ajya aho iwabo aho avuka umwana dukubitanye ubu ngubu ntaribi rwose yakujije ubugufi bwawe ese ntiwahaga akaza abagabo bakora ubwo bagakoraga nk'uko bikwiye ega burya umuntu ntabwo upfa kumuhaza ku bintu byose narahahagabye ariko ni wa mugore utanyurwa ese Nzovu urabona umuhungu wawe ukuntu amaze n'ahantu amaze kugera n'imyaka afite ni mukuru hariya batubwiye ko ufite abana bangahe bo babiri umwe imfura ifite imyaka ingahe 13 undi afite 5 ese ko numva bagiye bakurikirana mu buryo burimo intera ndende kubera iki utahita gutera yari n'abandi bana bana paraje tubashyira mu gofeye sibyo buri wese mukubita mu gofeye kujyana n'amatara n'ubushobozi bujya mu rugo yewe nta kintu kimwe arapoje n'ababizi uwo kwanga akagenda cyangwa se akabuti n'ubuzima maze n'ubuzima nzabugumamo n'ubwana bamaze nese abo bana ni ikinyejana turimo ntabwo ari ko abana benshi abo babiri uzaturekera abo ngabo Nzovu mu by'ukuri utatubeshye ari abantu ufite mu gasozi nawe ufite mu rugo wemera ufite abana bangahe yewe mfite abana 4 abahungu 3 n'umukobwa umwe ku mugore ariko n'uyu n'imfrange nyishyizeho ubwo n'abahungu 4 n'umukobwa umwe mfite abana 5 umwana kibuso bararenga kuko ntabwo baba bagiye kumwita Nyandwi aba bana batari Nyandwi uyu nguyu se Nyandwi
ndabure n'inyandwi nese ko nyina yatwaye inda ifite amezi 3 nyina ni wamwise ubwo nyina wamutenda yaragize abana benshi ubwo nyina ubwo afite abandi yarabye nawe ahandi simbizi ukimubona n'iki cyahise kigutungura kuri we numvise nishimye uruzi kugira ngo umwana wawe wabyaye kera wongeye ubone haraje namugeranyije nka mwana w'ikirara yaragiye aramenekana ariko agarutse babaze ikimasa cy'umushishe barategura bazi ko yapfuye nanjye umuhungu wanjye nzi ko inzogera yirenze ubu wari uzi ko yapfuye byarangiye noneho ukimubona wamwihakana oya ntabwo namwihakana nakwihakana si umuhungu wanjye koko wabonye ishusho atari yawe ni iyanjye vurema ni yawe ni ifurange sinamwihakana Laureni ni ifurange nuko reka ndoga rwa rutogo ariko ni umwana mukaya turaganiriye ni umwana umaze gutera imbere ntabwo akiri umwana yashatse umugore abyaye abana 2 ubwo ntabuzukuru banjye kandi urabona afite n'inka bita gira inka munyarwanda bamukubise leta yacu y'ubumwe nta kwitagize yamuhaye inka aranywa amata urabona mu minsi mike azabiyongeyeho santimetero nk'eshanu uragiti azabiyongeyeho santimetero nk'eshanu wowe wasanze musumya zingahe agenda muremure wowe muremure mukanya ndaza kubabwira bahaguruke abantu mudukurikiye none baze kureba ariko wowe uri gukandagira hasi ziko ari byo nibyo kandi we ntabwo kandi we ntiyakanagira hasi wakanagira hasi ra oya nta rutugu rusumba ngo rusumbe isozi nta ruki urutugu rusumba rukurusozi nta rutugu rusumba ngo rusumbe ijosi baravuga bati icyo ni ikinyarwanda nta rutugu urukura ngo rusumbe ijosi nta muntu usumba urutugu ngo ako hari akantu numvise nshaka nsubiriramo nta rutugu rusumba izosi nta rutugu rusumba ngo rusumbe ijosi ntabwo wamusumba umwana ntabwo ashaka kirazira ariko araguhana ariko reka mubaze akantu ku mageteko ku magetero ku itegeko ku mategeko ku mageteko ariko karame tuvugisha ukuri sibyo urabona papa wawe wenda aragusumba wowe ibyifuzo byawe wowe wifuza kuzaba muremure ukagera he ikimana nkoreye nicyo nta nubwo nifuza kuba muremure ikimana nkoreye nicyo kandi umuntu umunyamutima ndi umuntu ufite utekereza ndi umuntu utamangamira umuntu ndi umuntu nta kibazo nta muntu njya muhotera ndi umuntu Imana izabishimira n'ibyo nakoze byose nari umupolisi nsenga ahantu bita Nyarusange igitaramo nabona igitaramo nsenga cyane none se reka nkubaze mu kigasa umva nk'ubu ngubu uramutse uhuye n'Imana aka kanya wayisaba iki mu byifuzo byawe ufite cyambere inzu kambwe ati kini akantu ko gukora inzu n'akantu ko gukora inzu n'akantu ko gukora ko kwibeshaho ejo hazaza mwiberaho ibyo ngibyo gusa nibyo ngibyo inzu n'akantu ko gukora ejo hazaza ntabwo nakuva imodoka iwacu n'abayitunze bafite nka 30 ni icyako ni inzu n'icyo gukora ku bijyanye n'umubiri wawe cyangwa ingano yawe se wayisaba iki ingano yanjye nta kibazo ntacyo birahagije birahagije niba mbwira wabwira Imana ngo kongeraho uburebure byibuze niba mbwira ntabwo nabyemera ugira ute biranunze kandi mfite ubwonko mfite ubwenge ndatekereza ndamegeta ibyo bita kumegeta gutekereza iyo ugiye guhura wenda nk'iyo ubonye umukobwa mwiza ukamutereta nyine ukabona yenda urimo uramureba ukabona ari hejuru yawe nta mukobwa umva abakobwa barashaka ahubwo njyewe nenda no gusara baragushaka tukunda tuzenye benshi cyane banyubaha nkunda abamama bankunda banyubaha niba mwana muremure ngicyo nasaba Imana inzu ni inzu gusa wenda iby'umubiri nasara nkiberamo niba shamburete nakumba niba nacyo gukora nacyo kinasaba Imana nkibona akantu ko gukora nk'utwo 2,5 million nkikorera
cyangwa 7 cyangwa 8 niyo naba miliyoni ntukuruye. Papa uramusaba iki kano kanya? Papa wanjye namaze mve mu bukode niba mu batanu batubatsinda igihe kurabura. Okay, reka tunyarike kuri papa wawe. Nzovu, hari indirimbo cyangwa hari umuntu umaze iminsi akora ibintu navuga trading, indirimbo trending ngo dore imbogo dore inuma ibintu nk'ibyo uyiziho? Umukobwa namubonye kuri YouTube channel, niho namubonye gusa ntabwo turahura. Noneho ndashaka yuko ndirimbira muri zira ndimba ririmba kandi ririmbiramo nkuko wowe uko wamubonye uko wamwumvise. Njye nabandesha dore imbogo dore imboga dore ngo dore inuma ngo dore iki dore imvubu dore imbogo dore inyanya. Ubu ugiye nko kumwigana waririmba gute? Mbwira, genda muri reality yiwe ujye nko kumwigana. Njye ntago mwigana nta. Nawe ugenda muri reality ye niyo shaka je nko ndabigusabye. Dore imbogo dore imboro dore ngo dore imbogo ngo nimba ni iki, nimba ni urusamagwe, nimba ari n'inyona yabira ntago afite. Menye ibyanjye sinjya menye iby'abandi. Nzavu turembera karembo wabuze wo ukunda none hanga gakunda ngiyo turebe. Iyo kipe we iri he yaremeje kuri mbi inkotanyi. Oya byo ntabwo bya politiki ntabwo mbirimo. Umva Nzovu ubu mujero kumuzagunga kajyamana. Uri umufana w'iyi kipe mu Rwanda? Ngiye ndi The Blues Real Sport. The Blue. None se Real Sport ni fan. Nanga mukurikirana nk'umuhungu. Nzovu ndashaka kumbwira abakinnyi batatu ba Real Sport. Urimo gukinisha ubuse cyangwa n'aba ubu ngubu? Ndapfa kubamenya da. Nanjye ntago nabakubwira. Bagatete se bantu z'aba aba ntago bakiri muri Real Sport. Bagatete Bose bavuyemo na bamuhire. Basomana bavuga indirimbo batanazi bavuga mu ndirimbo z'amakuru zose. Bakina kuri kangahe? Kuri kabiri kuri rimwe kuri gatatu. Basomana bizabishe majyepfo. Basomana batanazi sumana tanazi. Vuga kuri Radio Rwanda afite umuhungu yakinaga kuri kabiri. Itambari bagatete Gatete Jimise. Gatete Jimise uracyabarizwa mu Rwanda ko ari ku mugani burayi. Mbwira abakinnyi ba Real Sport batatu. Nzi abatakirimo nzi bamuhere Keve, nzi ba Makenzi, nzi Ejo Real Sport yarakinnye. Ejo Real Sport yarakinnye yatsinze ibitego bingahe? Igitego kimwe ku busa. Ninde wagitsinze? Ni umwana gutya bita namwibagiwe. Yatsinze iyi kipe. Ari mu mwuka. Ari mu mwuka. Nzovu ndashaka umbwira ijambo ryitwa subscribe urivuga. Subscribe. Mbenye ibyo bintu ntago bakibimbaza mwana ntago kubera ko nakutse iryinyo ntago mbasha kubivuga. Subscribe. Ahubwo share bakanda kazogera share bashayinge. Subscribe bivuga mu nyine. Oya ntago nabasha kwivuga mwana. Vuga subscribe. Subscribe. Umwana se bose ni bamwe. Rese ko yakutse iryinyo ku ruhande wakaba batazi kubivuga. Subscribe. Ese ndashaka kuvuga subscribe. Subscribe. Hariya ngo ukunda kujya kunywera he? Kane gatanu. Twagiye. Mu Rwanda barabara. Hai, aramutata. Yasigayeyo. Bagusanze zo baramutanze. None se kutaza
kutazi ya wise wivana mu irushanwa wowe byagize genda umusanga Nzovu umva se hita umukoresha ikiganiro umva se dose no kwiruka to mubaze ati impamvu no se Nzovu aragusize ni impamvu agazaniye bano banzovu uyoka nafite namyo ko fete tere pompage ahangaha eshanu ndebe eshanu tere pompage eshanu ndebe eshanu aha kwagiye rimwe ikibuno cy'amanuka rimwe kabiri gatatu kane gatanu nyongeze komeza icumi nazagize gatandatu karindwi umunani Nzovu hano nakwemeje Nzovu hano waterazingaye abantu mbwira hano waterazingaye ngo urashaje kwa waryamise eguka araherayo sipoze gukora ni amafarigene amafaranga yigendere sipoze gukora ni ikibazo reka mbabwire sipoze gukora ni Mukanya abantu bavuze ngo uribuze gusuhuza umugore yarahukanye umugore wawe yarahukanye bamanye n'igihe kiri batabana arakoresha ngenda suza abantu banza uvugishe umugore wawe banza ku mugore wawe mama w'abana afite agahinda nuko wamugize ute uzi ibibazo afite se tubwire reka ikibazo reka mbivuge reka bivuge yibana wenyine umugore we yaragiye uburiya ibaze n'ibibazo birebire niko gahinda bafite nta gahinda ntabafite neza ko nta kintu umufashe papa inzoga mwana wanjye inzoga iri hariya hirya njya kwikuzanira mbo Nzovu amuhaye inzoga ako wasinze nawe nasize kumva ntabwo wasinze kuvaza ntabwo wasinze ntabwo wasinze aros kwase nyawe nasize wenda gufatira ariko timana ni butura jana wazari tundora ichiziwani hivi siti ziziwani Mungu wawe ko bitama akagofero sha okay reka dusoze ikiganiro reka mbareke siriyo reka mbasoze dusoze ikiganiro Nzovu Nzovu mutabyanye ngore news hano twona Rwanda akunze mu Rwanda reka dusoze ikiganiro uriki